nicyo cyatumye muri Edeni Uwiteka avuga ati sikiza kubona bawe nyine amuremera umufasha bombi bake bamarana irungu. Hari ikintu kimwe gihindura umutima w'umuntu burundu. Mbere yuko tukivugaho banza wibaze, ni iki gituma umwana arira ariko igihe umubyeyi we amufashe mu maboko agahita aceceka? Ni iki gituma umuntu uri mu gahinda gakomeye yumva atuje igihe ahobewe n'uwakunda? Mu cyumba cy'abashakanye ni ahantu h'ibanga. Kubera iki? Twavuze ku ndimi enye z'urukundo: amagambo meza, guhana impano, igihe cyo gusabana no kugira ibikorwa ukorera uwukunda. Ariko hari ururimi rurenze ibyo byose. Ni ururimi ruvugirwa ku mubiri, rukaba ururimi rwa gatanu mu gitabo cyitwa The 5 Love Languages, indimi eshanu z'urukundo, igitabo cyanditswe na Gary Chapman. Uyu munsi nyuma yo gukurikirana iki cyigisho kugeza ku musozo, ugiye kuvumbura ibanga rikomeye cyane. Ni ibanga rireba abashakanye. Niba ukiri ingaragu, ibi tugiye kuvuga ntibikureba. Reba amazu meza twiyubakiye, maze ureba abagore twirongoreye, ntacyo wavuga. Hashize igihe kirekire tuzi ko gukora ku mubiri ari uburyo bwo kugaragaza amarangamutima y'urukundo. Ikindi, gukorwa ku mubiri ni inzira ikomeye yo kugaragarizanya urukundo hagati y'abashakanye. Gufatana mu biganza, gusomana, guhoberana ndetse no gukora imibonano mpuzabitsina, byose ni uburyo bwo kugaragarizanya amarangamutima y'urukundo ku bashakanye. Ku bantu bamwe, gukorwa ku mubiri ni rwo rurimi rwabo nyamukuru rw'urukundo. Iyo batabibonye bumva badakunzwe. Iyo babibonye umutima wabo wuzura urukundo, bakumva bafite umutekano mu rukundo. Imibonano mpuzabitsina ni kimwe mu buryo bwo kugaragariza urukundo uwo mwashakanye. Mu byiyumviro bitanu by'umubiri, gukorwaho bitandukanye n'ibindi. Uturemangingo duto twakira ibyiyumviro byo gukorwaho turi hose ku mubiri. Iyo dukozweho cyangwa tugakorakorwa, imitsi yohereza ubutumwa mu bwonko. Ubwonko burabisobanura, tukamenya niba ikidukozeho gishyushye cyangwa gikonje, gikomeye cyangwa cyoroshye. Bishobora gutera ububabare cyangwa ibyishimo. Gukorwaho k'umubiri bishobora kubaka cyangwa gusenya umubano. Bishobora kugaragaza urwango cyangwa urukundo. Ibice bimwe by'umubiri byumvikanisha amarangamutima iyo bikozweho kurusha ibindi. They are more sensitive. Ibi biterwa n'uko utwo turemangingo twakira gukorwaho tudakwirakwijwe kimwe ku mubiri wose, ahubwo dukunze kuba turi mu matsinda. Urugero, ururimi ku mpera zarwo rwumva cyane gukorwaho, mu gihe inyuma ku bitugu ariho hatumva cyane. N'intoki ku mpera yazo ndetse n'umutwe w'izuru ni ibice byumva cyane gukorwaho. Hano icyo tugamije ni akamaro ko gukorwaho mu mitekerereze no mu marangamutima. Ku muntu ufite gukorwaho ku mubiri nk'ururimi rwe nyamukuru rw'urukundo, ubutumwa buva mu gukorwaho bwumvikana cyane kurusha amagambo nka ndakwanga cyangwa ndagukunda. Gukubitwa urushyi ni bibi ku muntu uwo ari we wese, ariko ku muntu ufite gukorwaho nk'ururimi rwe rw'urukundo biramubabaza cyane kurushaho. Guhoberwa neza byerekana urukundo, ariko ku muntu ufite uru rurimi rw'urukundo biramunezeza cyane kurushaho. Ku bashakanye, gukorwaho kugaragaza urukundo gushobora kuba mu buryo bwinshi. Kubera ko uturemangingo twakira gukorwaho turi hose ku mubiri, gukora kuwo mwashakanye mu buryo bwuje urukundo ni uburyo bwo kumugaragariza urukundo. Ariko ntibivuzeho ko gukorwaho bimunezeza kimwe ku hantu hose. Hari aho ukora bikamunezeza kurusha ahandi. Umwigishwa wawe mwiza ni uwo mwashakanye, kuko niwe ukeneye kugaragarizwa urukundo. Niwe uzi neza ikimunezeza.
ntugahatirize ngo umukoreho mu buryo ushaka cyangwa mu gihe ushaka. Iga kuvuga ururimi rwe rw'urukundo. Hari uburyo ushobora kumukoraho ntabwishimire ahubwo bukamubangamira. Gukomeza kubimukorera utyo bimwereka ikinyuranye n'urukundo. Ntukibeshye ngo wumve ko ibigushimisha ari byo byamushimisha. Gukora ku muntu mu buryo bugaragaza urukundo bisaba igihe n'ubwitange, nko kumumasa mu mugongo cyangwa gutangira ibikorwa biganisha ku mibonano mpuzabitsina bikarangira muyikoze. Hari n'ubundi buryo butagaragara cyane busaba umwanya muto, aho twavuga nko gushyira ikiganza ku rutugu rwe igihe umusukira ikawa cyangwa kumwiyegereza mu gihe muri mu gikoni. Ibi byose bisaba igihe, haba mu gihe uri kubikora n'igihe uri kwiga uko wabikora neza. Niba kumukorera massage mu mugongo bimwereka urukundo cyane, igihe amafaranga n'imbaraga ukoresha wiga kubikora neza ni ishoramari ryiza. Niba imibonano mpuzabitsina ari ururimi rwe nyamukuru, gusoma inyandiko no kumva ibiganiro ku buryo bwo kuyikora neza bizagufasha kurushaho kumugaragariza urukundo. Kwicarana hafi mu ntebe murebana ibintu mukunda ni ibintu bitagoye, ariko bimugaragariza urukundo cyane. Kumukoraho igihe unyuzaho yicaye bifata akanya gato cyane, ariko bikamunezeza. Kumukoraho igihe uvuye mu rugo ndetse ukanamukoraho n'igihe ugarutse, nko kumusoma gato cyangwa kumuhobera, bishobora gufata akanya gato ariko bikamubwira byinshi cyane. Iyo umaze kumenya ko gukorwa ku mubiri ari rwo rurimi nyamukuru rw'urukundo rw'uwo mwashakanye, uba usigaye kugenzura ikintu kimwe gusa. Icyo uba usigaje kugenzura ni ubushobozi bwawe bwo gutekereza ku buryo butandukanye bwo kugaragaza uru rukundo. Gushaka uburyo bushya n'ahantu hashya ho gukoraho bishobora kuba ikintu gishimishije cyane. Niba usanzwe ubikora, ukabikora muri gusangira ku meza, ubikoze muri gusangirira hanze, bishobora kumubera bishya akarushaho kunezerwa. Niba mutari musanzwe mufatana mu biganza mu ruhame, ushobora gusanga kubikora mu gihe mugenda muri mu muhanda byakuzuza umutima w'uwo mwashakanye urukundo bikamunezeza. Niba mutari musanzwe musomana, mukimara kwinjira mu modoka mugahita musomana, ibyo byakongera ibyishimo mu rugendo rwanyu. Guhobera uwo mwashakanye mbere y'uko ajya guhaha bimugaragariza urukundo, ndetse bishobora no gutuma agaruka vuba mu rugo. Gerageza uburyo bushya bwo kumukoraho muri ahantu hashya, kandi wemere igitekerezo uwo mwashakanye aguha ku byo yumva bimushimishije cyangwa bitamushimishije. Wibuke ko ari we ufite ijambo rya nyuma, kuko uri kuvuga ururimi rwe rw'urukundo. Umubiri ni uwo gukorwaho. Kwirinda gukora ku mubiri w'uwo mwashakanye ni ukwishyira kure ye mu marangamutima. Mu muryango mugari w'abantu, gusuhuzanya mufatanye mu biganza ni uburyo bwo kugaragaza kwakirana no kwegerana mu mibereho. Iyo bibaye gake, umuntu umwe yanze gufatana n'undi mu biganza, bitanga ubutumwa ko hari ikibazo mu mubano wabo. Imiryango yose y'abantu igira uburyo bwo gukoranaho nk'ikimenyetso cyo gusuhuzanya. Umugabo usanzwe muri Amerika cyangwa muri Afurika ashobora kutumva neza uburyo bw'abanyaburayi bwo guhoberana no gusobana, ariko i Burayi ibyo bikora umurimo usa n'uwo gufatana mu biganza nk'uko ahandi tubikora. Mu mico yose hari uburyo bwo gukoranaho bwemewe n'ubutaboneye ku bantu badahuje igitsina. Ibiganiro byinshi byakozwe ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina byagaragaje neza uburyo budakwiriye bwo gukoranaho, ariko ku bashakanye uburyo bwo gukoranaho bukwiriye n'ubudakwiriye bugenwa n'abashakanye ubwabo hakurikijwe amahame rusange. Ihohoterwa ryo ku mubiri by'umwihariko byamaganwa n'imiryango yose, ndetse hari n'imiryango ishinzwe gufasha abagore n'abagabo bakubitwa cyangwa bahohoterwa. Biragaragara neza rero ko imibiri yacu ariyo gukorwaho
ariko ntabwo ari iyo gukoreshwa nabi. Niba ururimi nyamukuru rw'urukundo rw'uwo mwashakanye ari ugukorwa ku mubiri, nta kintu kiruta kumufata mu maboko igihe arimo kurira. Iki gihe turimo gikunze kuvugwaho nk'igihe cy'ubwisanzure mu by'imibonano mpuzabitsina, ariko uko kwishyira ukizana kwagaragaje ko gushaka gufungura urushako aho buri wese yemerewe kugirana umubano wihariye n'abandi bantu atari byo mu by'ukuri. Niyo abantu batabifata nk'ikibazo mu rwego rw'imyitwarire, nyuma biza kubababaza mu rwego rw'amarangamutima. Hari ikintu muri kamere yacu gikeneye ubusabane n'urukundo, ku buryo tutemera ko uwo twashakanye agirana uwo mubano n'abandi. Ububabare bw'amarangamutima burakomera cyane, bugakomera iyo umuntu amenye ko uwo bashakanye agirana imibonano mpuzabitsina n'undi. Ubusabane bagiranaga buragabanyuka cyane. Abajyanama b'ingo bafite inyandiko nyinshi z'abagabo n'abagore barimo guhangana n'ingaruka z'ubuhemu, ariko kuri wa muntu ufite gukorwaho k'umubiri nk'ururimi rwe nyamukuru rw'urukundo, ububabare burushaho gukomera. Icyo yifuza cyane ni urukundo rugaragarira mu kumukoraho. Rero bimutera agahinda iyo abonye ikintu yagahawe kiri guhabwa undi muntu. Umutima we w'urukundo ntuba urimo ubusa gusa, ahubwo uba warashwenywe n'inkuba ikomeye. Bisaba imbaraga nyinshi n'igihe kugira ngo ibyo byangiritse byongere gusubirana. Bisaba imbaraga kongera kuzuza ibyo akeneye mu marangamutima. Gukorwa ku mubiri mu bihe by'ibibazo. Akenshi mu buryo bwihuse kandi busanzwe, iyo turi mu gihe cy'ibibazo bikomeye turahoberana. Kubera iki? Ni uko gukorwaho k'umubiri ari uburyo bukomeye bwo kugaragaza urukundo. Mu bihe by'ibibazo kurusha ibindi byose, cyagiye ibibazo byabaye byinshi, tuba dukeneye kumva dukundwa. Ntidushobora buri gihe guhindura ibiba, ariko dushobora kubinyuramo neza niba twumva dukundwa. Ingo zose zizahura n'ibibazo. Urupfu rw'ababyeyi ntirwirindwa. Buri munsi impanuka zo mu muhanda zituma abantu benshi bapfa cyangwa bagakomereka. Indwara ntizirobanura. Gucika intege no gucibwa intege ni bimwe mu bigize ubuzima bwacu. Ikintu cy'ingenzi ushobora gukorera uwo mwashakanye mu gihe cy'ibibazo rero ni ukumugaragariza urukundo. Niba ururimi nyamukuru rw'uwo mwashakanye ari ugukorwaho, nta kintu kiruta kumufata mu maboko igihe arimo kurira. Amagambo yawe ashobora kutagira icyo afasha cyane, ariko kumukoraho bizamwereka ko umwitayeho. Ibihe by'ibibazo bitanga amahirwe yihariye yo kugaragaza urukundo. Uko wamukoraho muri mu bwitonzi bizahora byibukwa igihe kirekire nyuma y'uko ibibazo birangiye. Ariko kuba utari wamukoraho nabyo bishobora kutazibagirana na rimwe. Kuva nagira urugendo rwanjye rwa mbere i West Palm Beach muri Florida hashize imyaka myinshi, nahoraga nishimira ubutumire bwo kujya kuyobora amaseminari ajyanye n'imibanire y'abashakanye muri ako gace. Aho niho nahuriye na Peter na Pasi. Ntabwo bari abantu bakavukire muri ako gace, ariko bari bamaze imyaka 20 bahatuye kandi bahafataga nk'iwabo. Seminari yanjye yari yateguwe n'itorero ryo muri ako gace, maze ubwo twavaga ku kibuga cy'indege, umupasiteri ambwira ko Peter na Pasi basabye ko narara mu rugo rwabo. Nagaragaje ko mbyishimiye cyane, ariko nari nzi ko kenshi ubusabe nk'ubwo busobanura ikiganiro kirekire cy'ubujyanama nijoro. Nibwiye ko ibyo joro nza gutungurwa mu buryo bwinshi. Njye n'umupasiteri twinjiye mu nzu nini itatse neza. Nitegereje iyo nzu maze nibwira ko Peter yahiriwe n'ubucuruzi bwe, cyangwa se akaba yarahawe umurage munini na se, cyangwa se ko ahari yaba arimo amadeni akomeye cyane. Nyuma naje kumenya ko igitekerezo cya mbere cyo kuba yarahiriwe n'ubucuruzi ari cyo cya nyacyo. Hashize akanya gato Peter araza, turicarana turaganira, turya amafunguro yoroheje, maze twemeranya ko tuzasangira ifunguro rya nimugoroba nyuma ya seminari.
Nyuma y'amasaha make turi gusangira, nakomeje gutegereza ko ikiganiro cy'ubujyanama gitangira, ariko ntikigeze gitangira. Ahubwo nasanze Peter na Pasi bafite ubuzima bwiza kandi bishimye. Nk'umujyanama w'ingo, ibyo ni ibintu bitamenyerewe. Nari nshishikajwe no kumenya ibanga ryabo, ariko kubera umunaniro mwinshi no kumenya ko bazanjyana ku kibuga cy'indege bukeye, nahisemo kubibaza neza ejo ndi maso. Banyerekeje ku cyumba cyanjye. Nyuma yo gutekereza gato ku byabaye uwo munsi, natangiye gusinzira. Ejo nyuma ya seminaire, Peter yaravuze ati, Dr. Chapman, maze kwitabira amaseminari menshi, ariko usibye wowe nta wundi muntu nigeze numva avuga neza uko njye na Pasi tumeze. Icyo gitekerezo cy'indimi z'urukundo ni ukuri. Ndashaka kukubwira inkuru yacu. Nyuma yo gusezera ku bari bitabiriye seminaire, twinjiye mu modoka dutangira urugendo rw'iminota 40, iminota 40 hafi n'5 tujya ku kibuga cy'indege. Peter na Pasi batangira kumbwira inkuru yabo. Mu myaka ya mbere y'urushako rwabo bagize ibibazo bikomeye cyane, ariko hashize nk'imyaka 22 buri wese yabonaga ko umubano wabo ari nta makemwa. Peter na Pasi nabo ubwabo bizeraga ko umubano wabo n'ijuru riwishimira. Bari barakuriye mu gace kamwe, basengera mu rusengero rumwe, baniga ku ishuri rimwe. Ababyeyi babo bari bafite imibereho n'indangagaciro bisa. Hari ibintu byinshi bakundaga kimwe, aho twavugamo nko gukina tennis no kugenda mu bwato. Byagaragaraga ko bafite ibintu byose bikenewe ngo urugo rwabo rugire amahoro. Batangiye gukundana mu mwaka wabo wa nyuma w'amashuri yisumbuye. Nubwo bize muri za kaminuza zitandukanye, babashaga kubonana byibuze rimwe mu kwezi. Mu mpera z'umwaka wa mbere wa kaminuza, bari bamaze kwemeranya ko bazabana, ariko bemeranya kubanza barangiza amashuri mbere yo gushakana. Mu myaka 3 yakurikiyeho, bagize umubano mwiza cyane. Icyumweru kimwe Peter yajyaga gusura Pasi, ikindi cyumweru Pasi akamusura, icya gatatu bagataha iwabo gusura ababyeyi, ariko bakamarana umwanya munini. Icya kane bakemeranya kudahura kugira ngo buri wese agire umwanya wo guteza imbere ibimushimisha ku giti cye. Ibyo babyubahirizaga neza, keretse mu minsi habaye ibikorwa bidasanzwe. Nyuma y'ibyumweru 3 Peter arangije amasomo ye ajyanye n'ubucuruzi, na Pasi arangije amasomo ye ajyanye n'imibereho y'abantu sociology, bahise bashakana. Amezi 2 nyuma yo kubana, bimukira muri Florida, aho Peter yari yabonye akazi. Bari bari kure y'imiryango yabo, ariko babagaho nk'abari mu kwezi kwa buki. Amezi 3 ya mbere yari yuzuye ibyishimo, kwimuka, gushaka inzu nshya no kwishimira kubana. Ikibazo kimwe gusa bibuka bagize ni kubijyanye no koza amasahani. Peter yumvaga afite uburyo bwiza kandi bwihuse bwo kubikora, ariko Pasi ntiyemeraga igitekerezo cye. Amaherezo baje kumvikana ko umuntu ugiye koza amasahane azajya abikora uko ashaka, maze icyo kibazo kirakemuka. Bageze hafi ku mezi 6 bashakanye, Pasi atangira kumva Peter asa n'uri kugenda amwitaza gake. Yatangiye kumara amasaha menshi ku kazi, kandi yaba ari mu rugo akamara umwanya munini ari kuri mudasobwa. Amaherezo Pasi yarabimubwiye, ariko Peter yamusubije ko atari kumuhunga, ahubwo ko ari gukora cyane kugira ngo yubake izina mu kazi ke. Yamubwiye ko iyo mpamvu itumvikana, maze ariko uyu Pasi ntiyabyishimiye, ariko ahitamo kumuha umwanya. Pasi yatangiye gushaka inshuti mu bandi bagore babanaga muri icyo gipangu. Kenshi iyo yabaga azi ko Peter arataha atinze, yajyaga guhaha cyangwa gutemberana n'inshuti ze aho gutaha ako kanya. Rimwe na rimwe wasangaga Peter yageze mu rugo akerewe, maze noneho n'igihe hagerewe ye agasanga Pasi adahari. Ibyo byaramurakazaga cyane, akamushinja kudatekereza no kutita ku nshingano. Pasi nawe akamusubiza ati,
iyo uvuze ibyo uba usa n'uri kwirega ubwawe. Ninde utita ku nshingano? Nta nubwo umpamagara ngo mbwire igihe uratahira. Nta kwitegura nte kandi ntazi igihe ugerera mu rugo. Kandi niyo uri mu rugo umwanya wawe wose uwumara kuri mudasobwa yawe. Mba mbona usa n'udakeneye umugore ahubwo hari ukeneye mudasobwa gusa. Peter nawe ubwo yahitaga amusubiza arakaye cyane ati nkeneye umugore, ubyumve neza ndagukeneye cyane. Ariko Pasi ntiyabashije kubyumva, yari ari mu rujijo rukomeye cyane. Mu gushaka ibisubizo yagiye mu isomero rusange atira ibitabo byinshi bivuga ku mibanire y'ingo. Yaribwiraga ati urugo rwacu ntirukwiriye kumera rutya, ngomba gushaka igisubizo cy'ikibazo cyacu. Iyo Peter yajyaga mu cyumba cya mudasobwa, Pasi yafataga igitabo cye akagisoma. Mu by'ukuri iminsi myinshi yasomaga icyo gitabo kugeza saa sita z'ijoro. Igihe Peter yabaga agiye kuryama yaramubonaga akavuga amagambo amunenga nko kumubwira ati iyo uza gusoma cyane gutyo ukiri ku ishuri uba waragize amanota meza. Pasi nawe agasubiza ati rero ntabwo nkiri ku ishuri, ndi mu rugo kandi ubu nishimira ko nabona amanota aringaniye. Ubwo Peter nawe akajya kuryama atongeye no kumureba. Mu mpera z'umwaka wa mbere Pasi yari yihebye cyane. Nubwo yari yarigeze kubivuga mbere, kuri iyi nshuro yabwiye Peter atuje ati ndifuza kubonana n'umujyanama w'ingo. Ahita amusaba ati wanyemera tukajyanayo? Ariko Peter aramusubiza ati sinkeneye umujyanama w'ingo, nta n'umwanya mfite wo kujyayo kandi sinabasha no kumwishyura. Pasi ahita avuga ati nzagenda njyenyine. Peter ahita amusubiza ati nibyo, ni wowe ukeneye ubujyanama, jyayo. Icyo kiganiro cyararangiye, Pasi yumva ari wenyine rwose. Ariko mu cyumweru cyakurikiyeho ajya kureba umujyanama w'ingo. Nyuma y'amasomo 3 uwo mujyanama yahamagaye Peter amusaba ko nawe yaza kugira ngo avuge ukabona urushako rwabo. Peter yarabyemeye maze urugendo rwo gukira ruba ruratangiye. Nyuma y'amezi 6 basohotse mu biro by'umujyanama bafite umubano mushya. Narabajije nti ni iki mwigiye aho ku mujyanama cyatumye urugo rwanyu ruhinduka? Peter yahise avuga ati mu by'ukuri unyumve neza Dr. Chapman, buri wese yize kuvuga indimi z'urukundo za mugenzi we. Umujyanama ntiyakoresheje iryo jambo, ariko uyu munsi mu kiganiro cyawe nabyibutse neza. Nahise nibuka ibyo twanyuzemo, numva ibyo wavuze ari byo byatubayeho. Nahise mubaza nti ururimi rwawe rw'urukundo ni uruhe Peter? Yahise ansubiza ati gukorwaho ku mubiri. Pasi nawe aravuga ati nibyo rwose, gukorwa ku mubiri. Nahise mbaza na Pasi, nuko mpita mubaza nti wowe se Pasi? Ahise atavuga ati kumara umwanya turi kumwe, quality time. Icyo nicyo nari nkeneye cyane icyo gihe. Mu gihe we yamaraga umwanya wose ku kazi no kuri mudasobwa, nyamara njye numvaga nkeneye kumarana nawe umwanya. Uko niko Pasi yasubije. Nanjye mpita mubaza nti ni gute wamenye ko gukorwa ku mubiri ari rwo rurimi rw'urukundo rwa Peter? Pasi yahise ansubiza nti byatwaye igihe, buhoro buhoro ariko byagiye bigaragara binyuze mu bujyanama. Mu ntangiriro ntekereza ko na Peter ubwe atabyumvaga neza. Peter nawe yahise yongera ati nibyo, ntabwo nabyumvaga neza. Niyo mpamvu byantwaye igihe kinini kwemera ko kuba atarankoragaho byari byo byatumye nitandukanya nawe. Sinigeze mubwira ko nkeneye ko ankoraho, ariko mu mutima wanjye nari mbabaye cyane nshaka ko ankoraho. Mu gihe twari tukiri mu rukundo, ninjye watangizaga guhoberana, gusobamana no gufatana mu biganza, kandi yabyakiraga neza ndetse numvaga nkunda. Ariko tumaze gushakana hari igihe namwegeraga nkamukoraho, ariko nkabona ntibimushishikaje. Ngatekereza ntihari ananijwe n'akazi ke gasha,
ariko sinari mbizi neza, nabigumanye mu mutima wanjye ariko nkumva atakinyitayeho, maze mfata umwanzuro wo kudakomeza gutangiza icyo gikorwa kuko sinifuzaga kongera kwirengagizwa. Nategereje ko noneho ari buzatangiza igikorwa, tugasomana, tugakoranaho cyangwa tugakora imibonano mpuzabitsina, ariko ndaheba. Hari igihe nategereje ibyumweru 6 birangira atankozeho na gato. Byarambabaje cyane. Rero kwigumira kure bwari uburyo bwo kwirinda ububabare nagiraga turi kumwe. Numvaga ntakunzwe, nkumva ntagikenewe. Pasi nawe yahise avuga ati sinigeze menya na gato ko ari byo yifuzaga. Nanjye nabonaga ko atakinkoraho nk'uko byari bimeze mbere. Twari tutagihoberana cyangwa ngo dusomane, ariko natekerezaga ko kuba twarashakanye bitakiri ingenzi cyane kuri twe kubera twashakanye. Nari nzi ko ashishikajwe n'akazi, sinigeze ntekereza ko ashaka ko njye ntangiza igikorwa. Nibyo, hari igihe namaraga ibyumweru byinshi ntaramukoraho. Sinabitekerezaga na gato. Naratekaga, ngasukura inzu, nkamesa imyenda ye, nkagerageza kumukorera buri kimwe cyose, ariko ntabwo nari nzi ikindi nakora. Sinashoboraga kumva impamvu yitandukanyaga nanjye cyangwa se impamvu atarakinyitayeho. Si uko ntakunda gukorwaho, ahubwo si cyo kintu cyari icy'ingenzi kuri njye. Njyewe icyari icy'ingenzi kuri njye ni ukumarana umwanya nawe. Kumara umwanya turi kumwe nibyo byatumaga numva nkunzwe. Ku gihe rero yabaga ampaye umwanya we, byabaga bihagije. Ibyo guhoberana, gusomana n'ibindi bikurikira ibyo byaba bibaye cyangwa se bitabaye, numvaga ari ibintu biri aho bisanzwe. Yarakomeje ati byadutwaye igihe kirekire kumenya umuzi w'ikibazo, ariko tumaze kumenya ko tutari kuzuza ibyo buri wese akeneye mu rukundo, ibintu byatangiye guhinduka. Natangiye gufata iya mbere mu kumukoraho, maze ibintu bihinduka ku buryo butangaje. Imyitwarire ye, umutima we, byose byarahindutse. Nabonye umugabo mushya. Nawe amaze kumenya ko mukunda by'ukuri, yatangiye gukora ibyo nkeneye. Nahise mubaza nti ese aracyafite mudasobwa mu rugo? Yahise ansubiza ati yego, ariko ayikoresha gake cyane, kandi iyo ayikoresheje nta kibazo, kuko nzi ko atayishatse nk'umugore we. Dukora ibintu byinshi turi kumwe ku buryo byoroshye kumuha umwanya wo kuyikoresha igihe cyose abishakiye. Peter nawe yahise avuga ati icyantangaje cyane mu seminari y'uyu munsi ni icyo ngicyo. Uko wavuze ku ndimi z'urukundo byansubije inyuma mu myaka myinshi ishize, nkiri muri bya bihe twanyuzemo. Ibintu wavuze mu minota 20 byadutwaye amezi 6 kugira ngo tubyumve. Naramusubije nti kubimenya vuba si byo by'ingenzi, ahubwo icy'ingenzi ni uko ubimenya neza kandi biragaragara ko mwabyize neza. Peter ni umwe mu bantu benshi bafite gukorwaho k'umubiri nk'ururimi rwabo nyamukuru rw'urukundo. Bene abo ngabo mu marangamutima yabo baba bifuza cyane ko uwo bashakanye abagaragariza urukundo, abakorakora ku mubiri. Gukora mu misatsi, gukora massage mu mugongo, gufatana mu biganza, guhoberana, imibonano mpuzabitsina, ibi byose n'ibindi bikorwa by'urukundo bikorwa binyuze mu gukorwaho, ni nk'umuyoboro w'ubuzima bw'amarangamutima ku muntu ufite uru rurimi rw'urukundo. Dusoza rero, niba ururimi rw'urukundo rw'uwo mwashakanye ari ugukorwa ku mubiri, niba umukunda kandi ikindi dushaka kukubwira, musangize iki cyigisho cyangwa mufate umwanya mucyumvire hamwe. Mbifurije kuzagira urugo rwiza.